Uyu ni Teacher Musoni Rwanda nk'ibisanzwe tugiye kurebera hamwe uburyo amasomo yose bayakora mu kizami. Tugiye kureba uburyo ikizami gitangira kugera aho gisoreje, amakona, parking, tikorosi, circulation, démarrage automatique. Icya mbere gitangira ku makona, imodoka usanga iteyeho ahangaha ndetse n'ihibiri, ukaza ugafata imodoka mwarimu bayigusigiye ahangaha, ukaza ukicaramo. Ikintu cya mbere ukora ukicara muri ino modoka cy'amakona ugira imbere bisanzwe, usanga imodoka iteyeho ukajyamo ukayatsa, ushyiramo vitesi yawe ugiye, ukagenda buhoro buhoro, ukaza ukaringaniza urutugu n'ikona rya mbere ugahagarara. Iyo uringanijeho urutugu hagati y'imodoka n'iri kona, uyu mwanya usigayemo ni uwo gukata imodoka yose ufite nka metero imwe, ubundi ugahagarara bakata imodoka yose bisanzwe nyine aho ushaka kujya, ukaringanizamo urutugu hagati na hagati nk'ibisanzwe, ugahindura amapine ukagenda guhagarara, maze kuringaniza urutugu n'iri kona rya mbere ribanza, ukata imodoka yose ubwo ni ibumoso, ukaringaniza urutugu mo hagati na hagati mu makona, ugahindura amapine yose ubwo yahindura iburyo, ukajya imbere gake uriya muri tovizeri y'iburyo, wabonamo umurongo wose w'amakona ugahagarara ukaringaniza amapine. Umaze kuringaniza amapine uriya muri tovizeri zombi ko nta namwe wagonga, ukareba hari umwanya munini, akaba ariho utangira ugabanya uwo mwanya, ugenda unegera aho ubona biri ngombwa. Ikizami cya parking usabwa kugikora mu minota 7, kandi minota 7 ni myinshi. Byibuze umuntu wakoresha iminota myinshi yakoze yitonze ni 5 cyangwa 6. Nta muntu iminota irangiriraho n'umwe uteraho nabi akabibona yatinze agasubira gutangira, yagaruka gutangira ubwo abatangira indi parking ya kabiri, kandi ya mbere yatinze kuyibona ko yateyeho nabi, niba iminota ishobora kurangira. Ariko iminota 7 ni myinshi cyane mu kizami, urwego rw'uko ariho no mu kizami ariho no gukoresha iminota 2. Urumva rero wirindwi nanira hari wakoresheje 2, n'ubundi mu kwiga cyangwa mu kwihugura batangiye kujya gukora ikizami tarasobanukirwa neza parking. Uringaniza rovizeri n'igiti kibanza, agenda asanze cya kindi cya kane, imodoka yose ibumoso kigira imbere bisanzwe, ukata imodoka ibumoso, uriya muri rovizeri ibumoso wabonamo igiti icya mbere, icya kabiri, ugafungira ku cya kabiri neza, ukagorora amapine, ukagaruka ureba icya kane muri tovizeri y'iburyo nta mwanya urimo kukinyuraho, ukacyegera ugasigamo santimetero 20, ugahagarara, ugatangira manevre, ugasubira inyuma gato, wari tovizeri ugahagarara, byabonetse ugasubira inyuma cyane, ugerageza n'icyuma cyo hagati ariko kireba muri kigoma, ugahagarara, ugahindura amapine ujye kureba ko noneho ka gasaha karinganiye cyangwa cyo hagati wabona biringaniye, no ku ntebe y'inyuma aho abantu begama cyangwa ikirahure kigarukira. Sawa. Iyo bakwemereye yigira inyuma gato kugira ngo wongere umwanya w'imbere, utukata yose ukajya imbere usohoka, wabona imbere utabasha gusohoka ugahindura amapine ugasubira inyuma kugira ngo wizere ko imodoka yari buze gusohokamo nta ngonzi, ubona yasohokamo ugasohoka ugakomeza, ubwo ikizami kiba kirangiye. Ikizami cya parking ukaba kirangije, ugeze ahangaha mwarimu ahita aza kuyitora. Ubu tugiye ku kizami cya gatatu, ishoje ikona na parking, uhita ujya circulation, wavuye ukajya tikorosi. Ubu tugiye muri circulation, uraza ugasanga imodoka iparitse izimije, niho mwarimu aba yayisize, ukicaramo
ukambara sentire, ukatsa imodoka, ukuramo feriyamu cyangwa vitensi yaho mugiye, ukibuka kubwira afande nawe akambara sentire. Icyo wambaye sentire wirinda nawe uba ufite inshingano zo kumubwira nawe akambara sentire, iyo byibagiwe ubutsinzwe ikizami. Ugashyiramo ikinyoteri cyo guhaguruka igihe cyose gihora ari icy'ibumoso, utangira urugendo. Shyiramo ikinyoteri cy'iburyo, tugiye iburyo. Iyo uri guturuka mu kibuga ukagera mu muhanda, uva mu kibuga, umuhanda ushamikiyeho ubaza aho muri bwerekeze. Baza afande turerekeza he, akakubwira ati turajya iburyo cyangwa ibumoso. Hano tugiye iburyo. Ntabwo byemewe kuza ngo winjire mu muhanda utabanje ngo urebe hepfo no haruguru ko nta kibazo. Urategereza ibinyabiziga bikanza bigatambuka, n'umunyamaguru yaba haragatambuka, wabona nta kibazo ugakomeza. Ubonye impande zombi nta kibazo ugakomeza, ukinjira mu muhanda ukagerageza ukagendera mu mukono wawe. Kuri automatique nta kindi ubusabwa ni ufata ku kariro ukongera umuvuduko bisanzwe, ugatwara bisanze imodoka. Iwa n'umuntu ari mu nzira umuvugiriza ihoni mu gihe uri mu kizami, kwirinda ibyago. Kandi yagusaba gushyira ku ruhande, ukabanza ukamubwira ko guhagarara ku gipangu bitemewe, wabona wakirenze ugashyiramo ikinyoteri ugahagarara. Iyo ubona hari umurongo ushaka guhagarara nta kibazo, ariko ubaye urombereje ntago wahagarara. Ushyiramo double kinyoteri igaragaza ko uhagaze ahatemewe mu muhanda hagati, akakubwira ati dukomeze nta kibazo, ugakuramo double kinyoteri, ushyiramo icyo gusubira mu muhanda, ugakomeza urugendo. Cya kindi cyo guhaguruka akagikuramo. Komeza urugendo bisanzwe. Ubona nk'umuntu ukamuvugiriza agahoni kugira ngo utamugonga. Fanda ashaka kukubwira ati turajya ibumoso, dushyiramo ikinyoteri cy'aho murerekeza, ukagabanya umuvuduko, ukatira ibumoso. Uranza ugategereza ibinyabiziga biri kuza, ukareba no muri televiziyo ko nta cyaguturutse inyuma, ukirinda kurenga no murongo utarabona ko nta kibazo. Nk'umumotari turamutegereza ko akaba yadutanze, ukora muri televiziyo uhise ukata wahita ugonga umuntu wagutepanshije. Ikindi ushaka kujya mu mukono wawe, uringaniza urutugu na kimwe cya kabiri cy'umuhanda ushaka kujyamo kugira ngo ukatire mu mukono wawe neza. Ukata witonze ku buryo hari nawe usigaho umwanya w'abasohoka iyo umuhanda ari munini. Ukata gusaba gushyira ku ruhande. Mwinjiye mu gahanda ko muri karitsiye gusaba gushyira ku ruhande, ugashyiramo ikinyoteri, ugashyira ku ruhande ugahagarara neza. Umara guhagarara ugashyiramo double kinyoteri. Urabona ko n'uruhande tuba twasizeho umwanya w'umuntu umanuka yanyuramo, natwe akagusaba gukora manevre mugasubira ku kibuga. Ukuramo double, ushyiramo icyaho mugiye, ugakata, ukora manevre. Nawe wagonga ugahagarara, ukuramo cya kindi cyaho wari ugiye, ugasubizamo double kubera ko usubiye inyuma. Ushyiramo rivanse, ukareba inyuma, ukirinda kugira aho ugonga. Ugonze borodire uri gusubira inyuma waba watsinzwe. Ugahagarara, ugakuramo double, ugashyiramo icyaho ugiye, ukatayo. Kirazira kwibeshya vitensi, urekeyemo rivanse kandi washaka kujya imbere waba utsinzwe, ugahita kubwira ko uzagonga abantu bakuri inyuma. Ugahagarara, ugakuramo ikinyoteri, ugasubizamo double, uhindura amapine, ukibuka rivanse, ugahagarara, ukuramo double kinyoteri, ugashyiramo icyaho ugiye, ukata imodoka witonze, ushyiramo ikinyoteri, ugashyiramo vitensi, ukigera imbere. Uyu uri mu mukono wawe nako usabwa gusoza n'ubundi uri mu mukono wawe, ku buryo wa wundi winjira nawe yabona ahanyura. Wagera mu muhanda hano ukanza ugahagarara, ukamubaza ati afande turerekeza he? Akakubwira ati turasubira ku kibuga, ubwo ngubwo ni iburyo.
ukareba umuhanda hepfo na haruguru ko nta kibazo, usohokamo ukinjira mu muhanda neza, ubundi ugakomeza ugatwara neza mugasubira ku kibuga. Imbere yawe hari umunyonzi umuvugiriza honi, nyuma yo kumuvugiriza honi ukongeraho ikinyoteri ukamunyuraho, wamurenga ukagikuramo, ubundi ugakomeza kugenda. Ukirinda kugenda utwaje akaboko kamwe, bimwe ngo nsanzwe nzi imodoka, nsanzwe ntwara, ibyo mu kizami ntabwo bikora, ugomba kugenda ufashe vola n'amaboko abiri. Genda witonze bisanzwe. Igihe cyose ugiye kunyura ku munyegare ubona nta handi yanyura, umuvugiriza honi ukongeraho ikinyoteri ukamunyuraho gakeya witonze, ukagikuramo mu gihe wamurenze. Iyo mwegerejeho mugiye ku kibuga urongera ukamwibutsa ukamubaza fande turerekeza, akavuga ati turakomeza ku kibuga, cyangwa ikinyoteri cyo kujya ku kibuga, ubwo ni ibumoso niho twari twaturutse. Ukabanza ukareba motovizeri ko nta muntu akudepanshije, ukareba imbere ko nta kinyabiziga kindi kiri kuza, ubundi ukabona gukomeza. Urabona ko nk'uyu aba atudepanshije kandi yabonye ikinyoteri, uje ugakata uko ubonye ushobora kumugonga. Iyo sirikirasiyo wayitwaye neza nta kosa wakoze, iyo ivuyemo uba usigaje T-cross. Iki hoteli cyo kwinjira mu kibuga. Muvuye muri sirikirasiyo muraza mugatera kuri T-cross, musanga nta modoka iriho, ugashyiramo, waba uvuye sirikirasiyo wagera ku kibuga ugahagarara, ugashyiramo double kinyoteri, ugategereza ko abapolisi basohoka, bamara gusohoka ugashyiramo, ugakuramo double, ugashyiramo icy'imbere aho ugiye, wagerayo ukigendera ukajya gukora T-cross. Iyo uvuye sirikirasiyo ntabwo uva mu modoka, nta nubwo uzimya imodoka, urahagarara ugashyiramo double kinyoteri, abapolisi bagasohoka, bamara gusohoka ugakuramo double kinyoteri, ugashyiramo icyo guhaguruka, ukazamuka bisanzwe, cya kinyoteri ukagikuramo, ukigira imbere, ukareba muri motovizeri y'iburyo y'amakona yawe. Iyo uyabonye neza urahagarara ugasubizamo za double kinyoteri, ugashyiramo rivanse, ukamanuka kuri rya kona ryawe ribanza rifite umweru, rifite ikimenyetso, ubona usigaranye akeru gato, utangira gukata imodoka yose, ukimura amaso ukareba hepfo ibumoso, muri motovizeri y'ibumoso genda ubara amakona. Iyo ubonye kona ya nyuma ukareba no haruguru, kona ya nyuma ariyo ya kane, ukabona utayigonga uhita ugorora amapine, ukinjira muri vansi ukaringaniza urutugu, n'irya gatatu ugahagarara. Iranga maze ugahagarara ukavuza ihoni. Cyane imbere aho winjiye usohokera, ugomba gusohoka neza, ugata hagati y'amakona, ugasohora imodoka yawe nta na rimwe ugonze. Ikizami uba ukirangije hano. Aho genda guhamagara umunyeshuri rero. Umunyeshuri watsinze ikona akava muri parikingi, akava sirikirasiyo, akava muri T-cross, ahita ajya kuri demarage. Ubu niho tugeze, icyo kizami cya nyuma kugira ngo tubone kategori B automatique. Kinjira mu modoka ya demarage, ikintu cya mbere banza gukora no kwambara sentire. Amara kwambara sentire, imodoka usanga yakaho mwarimu ayigutereye, ugashyira muri ya L, kuramo fe yamu, ukaregera